twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Tubaye ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo uburezi bw'ibanze kandi bufite ireme bugere kuri buri mwana. Nubwo ibi byose ariko bikorwa, hari bamwe mu banyarwanda bavutse abana ubwo burenganzira babahohotera mu buryo butandukanye. Aha twavuga nka bamwe bima abana ibikoresho byose bakenera bagiye ku ishuri, bigatuma abana bifuza bakajya no mu nzira zitari nziza mu kubona ibyo bikoresho. Twavuga kandi nanone abohereza abana ku ishuri ntibabakurikirane, ntibamenye aho biga, bikaviramo abana kujya mu rugomo, harimo nko kunywa itabi, kujya mu busambanyi ndetse no gukora ibindi bikorwa bitari byiza binyuranye no kujya ku ishuri. Ingaruka zose zikaba ko umwana yahagarika ishuri cyangwa akiga nabi. Twaganiriye n'abarezi ndetse n'abanyeshuri bo muri groupe scolaire ka Kanombe batubwira uburyo babona umwana ahohoterwa mu gihe ari ku ishuri ndetse n'igihe ava ku ishuri. Ese birashoboka ko umwana yahohoterwa ajya cyangwa ava ku ishuri? Yego birashoboka. Urugero mvuge uri kuva mu rugo uza ku ishuri, ndavuga cyane ku banyeshuri biga boarding. Ushobora kuza kwiga descora nta kibazo. Ushobora kuza ukavuga ko nshaka tike cyangwa se amafaranga just yo kugura akantu mu muhanda nkaba narya ku ishuri, bakakubwira ibyo nibyo gupfa ubusa. Uzagera ku ishuri abandi bana nubona barafungura amabiswi ugasanga bari kurya, uvuga ati why not, kuki njyewe ntaba we, kuki njye ntaba kuri, urabegera ukababaza se mwebwe ko mwishimye gutya ko mubayeho neza bigeze. Ati twebwe dufite abantu batwitaho, ati ibintu byose ntabwo uzabisaba mu rugo, ntabwo uzakenera biswi ngo uyisabe mu rugo, uri umukobwa w'inkumi, uri umusore w'inkumi, kubera iki shaka umuntu akwiteho. Nibwo cya gihe ushaka ati nanjye mugomba kundangira, bakakurangira sugar daddy, akantu gato bakwimye kagatuma uzana ikintu gikomeye cyane uzicuza ubuzima bwawe bwose. Abana bamwe baba badafite barapushe nk'ababyeyi, baba nko kwa bene wabo, kwa ba uncle wabo cyangwa se kwa ba auntie, ugasanga nk'umumama waho cyangwa se wenda nk'umupapa ntabwo amukunze, noneho bitewe n'ibintu amukoresha agatangira kumukoresha akazi kenshi cyane. Ugasanga umwana afite nk'imyaka 8 cyangwa se 10 atangiye kumukoresha akazi kagoranye cyane, kuvoma amazi, kuzana inkwi n'ibintu byinshi cyane, bigatuma umwana bikamuvuna cyane, bigatuma byagira ingaruka ku buzima bwiwe. Ku bakobwa nibwo bikunze kubaho cyane, ugasanga mu rugo bashobora kuba batamufata nk'abandi bana, noneho we yabona uburyo bafata abandi bana akifuza ko yashobora kubona nawe biriya bintu, akanyura mu nzira zidakwiriye, nko kugenda wenda yahura n'umugabo mukuru. Turabizi ibintu bisanzwe bibaho bya sugar daddy na ba sugar mami, ibyo ni ibintu tugenda twumva hirya no hino. Ni ukuvuga ngo wa mukobwa ibintu se na nyina batamukorera, uriya mugabo bahuye afite ubushobozi, arakoresha uburyo bushoboka abashe kumushuka wa mwana, amukoresha imibonano mpuzabitsina, namara kuyimukoresha wa mugabo amaze kugera ku cyo yashakaga. Ariko uruhare rugaragara ni ubw'ababyeyi, uko turabizi no mu muryango nyarwanda, sosiyete cyangwa famille duturukamo nizo ziduha uburere bukwiriye. Ni ukuvuga ngo famille iyo zitaduhaye uburere bukwiriye, ni ukuvuga ngo tugera hanze tugahura n'ibindi bintu bitandukanye, bigatuma duhura n'iryo hohoterwa. Hari nk'ukuntu umwana ashobora guhohoterwa ava cyangwa ajya ku ishuri. Akenshi sinavuga ko ari ku bakobwa gusa, just no ku bahungu bikunze kubabaho. Ugasanga nk'umwana avuye ku ishuri ari umukobwa, yahuye n'ibintu byinshi mu nzira, yahuye n'abashuti be baganiriye, just akabona ibintu abashuti be bafite, ugasanga
agenda amubwira njyewe ndafite umuhungu w'inshuti yanjye dukunda kuganira nta kintu atama, yampaye telefone, yanguriye style, imyenda igezweho. Umwana akagenda yagera mu rugo ugasanga abwira ababyeyi be ati nahuye n'abana bagenzi banjye, nabonye ibyo bafite ngiye mwarabinyimye, ni gute umwana wa inshuti wanjye ashobora kuba afite telefone ngiye mukayinyima. Mu mujyi cyangwa mu cyaro, ndahera mu cyaro, umwana w'umukobwa ashobora kuba avukana na musaza we, bose bakaba bafite ubwenge bungana cyangwa se musaza we ari hasi cyane ugereranije na mushiki we, ariko kubera ukuntu baha agaciro umwana w'umuhungu kuruta umwana w'umukobwa, bakavuga rindira umwana w'umuhungu abanza ajye ku ishuri, wowe uzajya uta cyangwa se ubireke n'ubundi mwe muriga mukagenda urarangiza ugahita ugenda. Urumva ko n'ihohoterwa rikomeye cyane ababyeyi babigiramo uruhare, kandi atari uko wa mwana w'umukobwa ari umuswa, ahubwo ari imyumvire y'ababyeyi, akava mu ngo azaba ahangaha azatugirira akamaro, ibintu nk'ibyo. Abafite ababyeyi be bona nta kibazo bafite, ariko muri abo babyeyi bo ikintu bashyira imbere cyabo ni akazi bakumva yuko umwana ababwiye ati ku ishuri barabashaka bati shaka undi muntu njye mfite akazi kenshi. Ubwo icyo gihe umwana aravuga ati ndareba ababyeyi batanyitayeho kanishakira umuntu. Hari ingaruka ziterwa no kuba umwana yahohotewe ajya ku ishuri, ari ku ishuri cyangwa ava ku ishuri. Ingaruka ze zo kuba yagiye muri abo batipe bona bameze ukuntu banywa ibiyobyabwenge, ubwo umwana atangira kumva yuko atangira kuva mu ishuri, ubwo ishuri yabona nabwo atari ibyo akarivamo, akajya kwibanira n'abo batipe akumva yuko ari bo bamukiza ikibazo cye. Hanyuraho iminsi ni mike cyane ukabona umwana yasamye cyangwa se ameze ukuntu yararwaye, ukibaza se uyu mwana ko twari tumuziho iki n'iki kandi nkaba mbona arwaye, bagasanga umwana yaratwise. Ingaruka zifatika nko ku bana wenda bakiri batoya, usanga nk'umwana mutoya wenda tuvuga urugero biga primary, ugasanga umwana ntabwo ahabwa uburere bw'umubyeyi, ahubwo wa mukozi bagumana igihe kinini, ugasanga yafashe imico ya wa mukozi. Umukozi nimba afite imico mibi azafata imico ya wa mukozi, kuko umubyeyi nta mwanya yigeze abona wo kuganiriza wa mwana. Cyangwa se ku ishuri azabona inshuti nziza cyangwa imbi, nahura n'inshuti mbi zizamugira inama yo gukora ibintu bitari byiza, harimo kunywa itabi, urumogi n'ibindi byinshi bitandukanye, bigatuma ubuzima bwa mwana bujya muri danger. Ku mukobwa nawe, abakobwa turabizi nk'urugero wenda dushobora gusanga nko mu ngo dufite umukozi wenda w'umuhungu, wa mukozi w'umuhungu niwe umarana igihe kinini na wa mwana w'umukobwa, nta mwanya abona kuganira n'ababyeyi. Noneho wa mukobwa cyangwa se wa musore babana akaba yamwigisha ingeso mbi, bikazaviramo wa mwana gutwita inda ya wa mukozi isaba yarazanye, bitewe n'iki ko nta mwanya ababyeyi baha wo kuganira n'abana. Wa mwana ushobora kwibonera ibyo mu rugo batamuhereza, niho hahandi uzasanga yarahinduye na bagenzi be, aho kugira ngo abe wa mwana utuma bagenzi be biga cyangwa se abe wa mwana w'intangarugero kuri bagenzi be, ugasanga ni wa mwana utuma na bagenzi be benshi bagenda bahinduka, ugasanga kugira ngo umusemburo w'icyiza aba umusemburo wo gukora ibi ku ishuri. Nyuma yo kumva iri hohotera ritandukanye rikorerwa umunyeshuri ajya ku ishuri cyangwa ava ku ishuri ndetse no mu rugo, ese ni iki cyakorwa ari ku munyeshuri ari no ku mubyeyi we uba wamutereranye? Igihe icyo numva cyakorwa, ababyeyi bagomba kugira akanya bakaganiriza ku bana babo, bakabagisha inama, akakubaza ese mwana wanjye urabona ubuzima bumeze bute,
apana kwita ku kazi kabo, bakibagirwa abana babo, akabyuka agenda akaza igicuku, akabyuka igitondo, ugasanga umwana ntago azi ese umwana arahura n'ibibazo nyabaki, ese umwana wanjye ameze gute, ese ni izihe gurupe agendana nabo. Nkumva nasaba ababyeyi nibura kugira akanya gatoya, haba muri wikendi cyangwa se aho yabonye free time, agahamagara nk'abana be, akicara bakajya muri salo, akicara akabaganiriza, akababaza abana, ese bana banjye bimeze bite, murabona imyigire imeze ite, ese iyi si bafashe gute, murabona ni inshuti ki mugendana nazo. ngo habeho ubufatanye bw'ababyeyi n'abayobozi b'ikigo, kuko ababyeyi bafasha bagata abana babo bakavuga ngo twabohereje ku ishuri, bari kumwe n'abayobozi b'ishuri, nta kibazo kibaho, habamo kuvunishanya, kandi iyo babaretse abana barushaho kwangirika, kuko ubuyobozi bw'ikigo ntabwo bumenya ibyo bajyamo nyuma y'amashuri. Bashobora kujya mu bidakwiriye, ariko bagomba kugenda kominikasiyo ya hafi cyane. Umwana nimba agize kesi yo guhamagarwa ku ishuri, umubyeyi bakamuhamagara akaza, ntabinegirije kuvuga ngo sinaza ku ishuri ngo reka noheze n'umuntu, kuko ibyo ngibyo nibyo bibyara izo kesi zose ziba ziramo hagati. baca umugani mu kinyarwanda ngo irwanira byose ibura byose. Ni ukuvuga ngo mu rugo bashobora kuguhereza ibintu byose, ariko niba baguhaye kamwe ukumva ushaka n'aka kabiri, harimo cya kintu cyo kutanyurwa. Ni ukuvuga ngo inama nshaka kugira abana bwa mbere, nibige kunyurwa, banyurwe n'uko babayeho, banyurwe n'ubuzima babayeho, be kwifuza kumera nka bagenzi babo, kuko ushobora kwifuza kumera nka mugenzi wawe ugasanga ibyo afite byanyuze mu nzira mbi. Ubundi uburezi bw'umwana bushingira ku nkingi eshatu: ku babyeyi, umwana ku giti cye, kumutoza kwirera, akaba responsable y'ubuzima bwe hakiri kare, ndetse n'ishuri. Ikigomba gukorwa rero n'ubundi gishingira kuri izo nkingi eshatu. Ababyeyi bakwiye kujya baganira n'abana babo, bakabumva, bagashaka umwanya niyo waba mutoya bakabumva. Nk'uko mwabyumvishe rero, ihohoterwa rikorerwa abana bajya ku ishuri cyangwa bava ku ishuri riri mu buryo bwinshi. Harimo kuba abana badahabwa ibikoresho bihagije mu gihe bagiye ku ishuri, bikabaviramo kwifuza. Harimo abana batitabwaho n'ababyeyi, bakabasumbanisha, bagaha bamwe ibyo bakeneye, abandi bakabibima. Harimo abana bahabwa imirimo ivunanye nyuma y'uko bavuye ku ishuri, ndetse n'ibindi bitandukanye twaganiriye. Babyeyi namwe bana, uruhare ni urwanyu kugira ngo iki kibazo cy'abana bahohoterwa bajya cyangwa bava ku ishuri kiranduke. Mwakoze kuba mwari kumwe nanjye mu kiganiro, ndashimira ndetse n'abakurikiye iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.